reka nshimira abantu nyamuneka mukora subscribe, abatayikora namwe ni muyikore ntacyo bitwaye, mukande rumva ko biba ari byiza cyane gutera imbere kugira ngo tuzamure ibigendanye na siporo, umupira w'amaguru tuwutumbagize tuwugeze mu kirere. Hanyuma nubona video yacu kora like, ukore na share, hanyuma tuganire ibintu by'umumaro, tuganire ibintu by'ubwenge, tuganire ibintu bifite sanse, tuganire umupira w'amaguru ufatika. Yes, murambona rero ndi tayari, murumva umuhogo, yego harimo akantu k'agakaraza ariko nta kibazo. Amagi tayari mba nayamanuye hano, ubu ni forum koko ndahari. Yes, ari ibintu tuje kugenda tuganiraho. Ndaza kugaruka ku mugabo bita Hunter, yakoze ku gitsina cy'ingwe azingira sinziriye, ariko ingwe yari ihari iri maso, nta ukinisha rero ingwe. Yivuga imyato, avuga ko ari umusore ngo mu misozi miremire, ariko iyo misozi miremire Hunter rwose iyo misozi ndayikurusha, icyo ni icyambere. Kumbwira ngo wabaye mu misozi miremire, ngiye nabaye none hirenzaho. Nabaye ahantu henshi hatandukanye, nabaye mu ntare zivuga, ibirere ibyansi bikakubitana. Nabaye ahantu ingwe zarwara zo mu migenge zabaga zinyuranamo. Nabaye ahantu ingona zihera twahanganye n'ingona zidufatira inkari yafashe ikimasa cyacu kubita nyimerera nabi ndakiyambura. Twahuye twebwe twaciye mu nzitizi papa. Ubwo rero wikanga wakinishije igitsina cy'ingwe. Narakubwiye nti sintinya ibyo byo kuvuga ngo ngiye gufungusa ngo YouTube channel ngo bamvuzeho ngo walalala yikaraze de. Ndamureba yikaraga. Wewe unacheza juu ya moto, wewe ujui Taifa. Naravuze nge sintinya umuntu mvugaho kuko nanjye mvuga abandi. Ngwino karibuni, uzasanga mpari ndi mucyo bita ambushi. Utakuta niko ndani ya ambushi. Piga ambushi, piga goti, nimerara niko chonjo na kusubiri cyane rwose. Utanikuta pale au utanikuta ndani ya communication niko na kusubiri papa. Mimi siogopi jini wala jambazi. Ngenda hali zo nsanga mnachukuye ndi mu ndaki nagutegereje. We ngwino karibuni, ngwino turonge. Nubundi ngewe iyo nguye ndamira umunwa, iyo mba ntavuga mba numva ndibwa, mba ngomba umunwa kuwukoresha cyane rwose. Uyu musore rero yirasiriye, ariyasira, yarari kumwe n'umukinnyi n'uwahoze ari umukinnyi. Abo bonse abavuga igihe cyabo kirahari. Ubu naje kuvuga kuri Hunter, naje kuvuga kuri biganiro. Namubonye tutsa abantu benshi, yikomye abantu benshi yabandagaje. Kubona umuntu muruta nka Leonidas akamusebya ngo agenda ngakandisha utunyenyeri, ngo ajya mu mayoga nkaho aba yayamuguriye, ngo mutangazaje ngo abacira inkonda ngo mutubari. Umuntu utanwubaha ni hatari kabisa, ni hatari. Ngo Taifa ngo urakoreshwa, ngo ukoreshwa na Eto, nta kibazo. Ariko narabomoye ikiguri cy'umuswa, narakibomoye. Ikiguri cy'umuswa buriya nicyo nashakaga, nararituye cyane rwose. Umuswa hariya muri stade Amahoro harimo umuswa wananiranye. Ngira ngo abantu barabizi, barazanye abatekinisiye bagashakisha umuswa, bagacukura umuswa warananiranye, bakora ibintu byose birananirana. Umuswa wari warigeze akaraha kajya he, bagakubita akagina bakagakuramo, ejo bagasanga umuswa wongeye wazamuye. Baravuga bati ibi bintu amaherezo yabyo ni ayahe. Baza gushaka abantu b'Abahinde, barabwira ati rero muze batanga isoko. Ikiguri cy'umuswa ahantu bagisanze mu Gihogere pfo, niho bakibomoreye, barakibomora kugeza nta muswa. Ngene rero aho ngaho ndishima, narakibomoye. Abantu barwaye, abantu ntibarimo gusinzira, abantu tubakuye amata mu kanwa,
abantu ikipe noneho bari bagiye kwikorera ibishitani, ikipe bari bamaze kuyigambanira bayishyize ku kiranguzo. Mana yo mu ijuru, abasenze Imana ikomeze ibaha umugisha. Ikipe bari baramaze kwigabanya, mwarabibonye ingendo zagendaga, bari baramaze gushyira stand by abakinnyi. Ngenda kubwiza ukuri, i Bugande hari umukinnyi w'inshuti yanjye wakinnye muri Uganda Cranes, yageze kuza mu Rwanda kera aje kureba umusore bitaga Busuru wa Robert yakinnyeho muri APR. niho twamenyaniye ari Uganda, aba mu bintu by'abakinnyi. Yarambwiye ati hano ko mbona abakinnyi b'Abanyarwanda barimo basimburana bazana ko abantu barimo baza hano b'Abanyarwanda ngo barashaka abakinnyi bimeze bite, hataba naho ibizihe kipe. Ndavuga nti ndebera, arareba agenda ambwira uko bameze nuko bameze n'iki byose. Nsanga kumbe maskini ya Mungu bari baramaze kwipanga akazi. Uyu Anta we yari yarafashe itike tayari baramwohereje muri Mali, murabyibuka ajyayo, ndetse ngo yarafite abakinnyi be babiri ngazazana. Abo bandi bitwa ba Jado bari baramaze kwipanga akazi tayari, baranamwumbiye. Hari n'abandi nasubiramo, iyo ni depression bafite kuko tubakuye icyo bita amata mu kanwa. Tubakuye noneho ikipe bari bagiye kwicurika mu rwobo, ikipe bari bagiye kuyirangiza hejuru y'ibyo bakoze. Kubera rero naje nkabomora, kubera naje nkavuga ibitagenda, kubera naje nkerekana buri kintu cyose ngo Taifu rakoreshwa. Narabibabwiye njye umuntu n'ubu reka mbikubwiye, umuntu muri APR nabonaga nkumva mfite ikintu kimeze nk'igisebe kinkubita ahantu, ni Mucyo Anta cyane rwose. Mucyo Anta yaratuzengereje. Ikipe ya APR yajya gukina uwitwa Gasingwa wari ukuriye abasifuzi, yari inshuti ye. Nyuma habura nk'umunsi cyangwa iminsi ibiri akaba yamubwiye abasifuzi bazasifura APR. Uyu yatangiraga kubahamagara, agatangira kubatesha umutwe, agatangira kuvuga ngo ibiki kubera iki bari baranze kumuha karibu muri APR. Bari barabyanze kumuha karibu kuko icyo gihe yabaga muri polisi. Amakuru ava muri polisi, icyo yari yarakoreye polisi n'ibitangaza n'ibishitani. Umutoza amashami wenyine abwira ubuyobozi ati njyewe Anta natagenda ngenda. Tekereza aho byageze kuri urwo rwego. Anta reka mbibabwiza ukuri, nakubwira njyewe sinjya ntukana sinanamutuka, ariko Anta yarageze ahantu ari ari virus. Urabona twebwe maskini ya Mungu twe twaje ducamba umupira dukubita dushyira hariya pembe, tutazi ko ibyo bintu byo kuryamo amafaranga bihari, tutazi ko ushobora kujya hariya ngo ushyire umuntu ku ipanu kugira ngo aguhe amafaranga. Ibyo bintu ntabwo twari tubizi. Reka da, kuko njye abantu nakoranye nabo ni abantu wasangaga, abantu nakuranye nabo mu itangazamakuru ni abantu wasangaga bafite indangagaciro ibyo bintu batabigenderamo cyane rwose. Yewe rero ibyo simbimenye, naho uyu Mutaramu we rero bimenye kera. Numvishisha yirata ngafite ibibanza ngafite n'amazu, ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Ariko si byo wabiburute, kandi ibyo bintu byose ari byo ubamo. Wabiburute abantu bose ubaka kashi ubabwira uti mu amafaranga. Twe ntabwo ibyo bintu twari tubizi ko bibaho. Njye nakubeshye ntabwo nari nzi ko bibaho. Njye narazaga nkabomora nkashyira ibintu hariya ku murongo nkabyerekana nkataha. Sinari nzi ko ibyo bintu ubomora kugira ngo umuntu aguhamagare ngo ngwino ngo nikupe kitu kidogo. Reka da, ibyo bintu ntabwo nari mbizi kwa kweli kandi simbabeshye. Nongere mbisubiremo, njya kuvuga kuri APR, njya guhaguruka nkavuga kuri APR. Imana yo mu ijuru niwo muhamya wanjye ije nanone ahangaha, nzi ko icyo cyaha itakimpanira. Njyewe navuze abayobozi ba APR nonosora APR kubera ko naravuze ni iyi APR yinjiyemo bita Mucyo Anta n'abandi bareyo bamaze kwinjiramo nitubashaka. Ndetse ndanavuga ni president nyamuneka abo bantu bazanye association irukana
aho kugira ngo bikorwe ahubwo baraje baridoga bakomeza bagenda biyerekana baza ngo no gusubiza Taifa. Ikintu cyatumye maguruka nka bomagura ni kimwe ni anta wenye mucyo anta biganiro aisoya niwe wabiteye kugira ngo ze kubomora no gushyira ku ruhande, niwe wabiteye kugira ngo mpaguruke. Uyu mugabo agira umutima mubi, uyu ni umugabo utagira inshuti, uyu ni umugabo waguhinduka at any time, uyu ni umuntu ukunda kwikubira, uyu ni umuntu ukunda kurya wenyine, uyu ni umuntu waje muri ibi bintu atazanywe no kubaka umupira w'amaguru, ahubwo yaje muri ibi bintu yizi, ahubwo ariyo turufu kugira ngo agira ati akuremo icyo akuramo ifaranga. Ntabwo yaje kugira ngo yubake umupira w'amaguru, yaje gukoresha mikoro no gutera ubwoba, yaje gukoresha icyo ari cyo cyane, akavuga umuntu akavuga ati we uretse ejo ati byawe ndacyabikurikirana, kugira ngo uwo muntu amuhamagara amubwira ati nyamuneka ngwino ibintu tubiringanize hakiri kare. Ariko sinzi ahantu yabikomoraga, sinzi ahantu yabikuraga, sinzi abantu yakoranye nabo bakoreshaga iyo systeme, simbizi. Ni umuntu ujiginwa, ni umuntu ushobora kureba iterambere ry'undi akajiginwa, ni umuntu ugira ikintu bita ishyari ryamwaritse murimo, ntazi ahantu yarikuye. Kandi nzi ko ubundi abana bo mu misozi ari abana b'abatambyi, ari abana batagira ishyari, ari abana batagira ikibazo, ariko uyu we ntiwamenya, simbizi ahantu yabikuye. Ngewe mbisubiremo njya guhaguruka, narabibabwiye mbere. Umuntu bita Rikari yarampamagaye mu gitondo kuri Fine FM, arambwira ati uri tayari tukubaza kuri APR? Ndavuga ni niko tayari. Icyo genda byibuka nibwo nari nyimva ku kazi nicaye muri salo, barambaza mena umuceri kuri APR, mvuga uko bihagaze, mvuga ibyo ngibyo by'akavuyo, mvuga abo bantu binjijemo, mvuga ibiki byose. Yemwe nacyo ko ndavuga ni ntago ari bwo bwa mbere naranabivuze, na perezida yarabyumvisha nabigarutsemo. Ngewe sinzi impamvu atabyumva, abo bari yashyigikira, bishoboke wenda nawe kashobora kuba ari umure. Iryo jambo narivuze icyo gihe. Karenzi ntabwo ari mu kiganiro, yaraje yumvamo iryo jambo ndetse biranamurakaza ku buryo na Rikari yarabizize. Ndetse n'ikiganiro kirangiye Rikari yaratonganyijwe cyane. Kuki wamuhamagaye utambwiye? Kubera iki wamuhamagaye utambwiye? Ntuzongere kumuhamagara, ntuzongere. Ubwo kuri radio kuri Fine FM baba bageze gute? Ni nko kuntenga mu rusengero bavuga ngo nugutenga. Kuri studio abarampamagaye menaho umuceri bajya kumukuzaho ikiganiro, nawe ngira ngo wenda simbizi, ariko ntawe wamutera ubwoba. Ndavuga inti rero ubwo amaradiyo batangiye kuyakomanyiriza, reka nkwereke noneho. Ndavuga inti reka shaka YouTube channel yanjye aho nzaza ntangira ibitekerezo byanjye. Ariko icyari kizanye na mukuru ni umuntu bita biganiro Anta, wazonza abantu, wamaze abantu, wigize yewana, yigize kagarara, yigize kariwe muntu uvuye muri siporo yapfa, yigize kariwe muntu kuri Radio 10 havuye Radio 10 yazima. Ni ukuvuga ngo ibintu kandi ibyo byose abikora mu nyungu zabikora mu biki, ari umuntu ndakubwiza ukuri ngo Taifa ngenda kubwira ukuri kwanjye ibintu byatumye nza. Atetesheje umutwe ikintu bite PR, ariko ibyo byose yabikoraga kugira ngo kuko yabonaga nta hazamenera. Ahantu hose abona katazamenera arahamenaza, ahantu hose abona atazakura injya arahamenaza, ntacyo yemera. Ibintu byose ababipinga, abashaka kugira usanga ndakubwiza ukuri byabaga ari mvutane kuvute. Ikipe arayitoteza, ikipe igatwara igikombe atabyumva yitoteza, abasifuza batuka, abasifuza bashyira ku ipanu, n'abata nikosa hano ritaraka rihashakira. Ibiki byose aragenda abakarampenge, kaninjiremo rero mbere kuyu mugabo ukunda agira ishyari rizana ishyari sinzi uyu mwana simbizi pe.
ubwo tugera ntago sindi bujya muri byinshi, twatangiye gukorana neza, kwicarana mu kiganiro kimwe, tugeze kuri Radio 10 twese mu kiganiro kimwe, Karenzi, Kazungu, ngewe na Axel na Anta ari kuri mixer ayiwewe ikiganiro. Haza kuba rero Majyabo, Anta akagira ikibazo n'iryashya ninababwiraga, yabonaga Axel gusa yicaye. Anta akavuga ati uyu muntu nadahaguruka mu kiganiro ntabwo mbyemera. Tukavuga ariko se bite byawe? Karenzi akavuga ati uramushaka hiki? Noneho ngewe ni ngiyobora ikiganiro, Axel arakora. Kazungu akavuga ati ariko se urirukana umuntu kubera iki? Twese akabona tumurushije inzo agakora ashiginwa. Nk'ejo yagaruka, noneho dusanga hari igitondo kimwe twasanze yasarije. Aramubwira taxeri muri bwicara, twibuka bose n'abana bo mu misozi miremire. Nge naribazaga ariko saba abantu hari ikibazo bafitanye. Ese Anta Axel yamukoreye iki? Ese wabo hari inka batanze barazibima ntibagi nkibaza impamvu ikintu bapfuye. Ese imiryango ifitanye ibibazo niki? Arasara aravuga ati Axel nturi bukore. Axel akora ku mbaraga. Karenzi aramubwira ati caraho ukore ni ngiye buri kiganiro. Reka rero duhaguruke tujye mu nama. Ubwo ndashaka kubereka uyu mutipe nibyo mbabwira nti Ruhaya yarabyutse iragenda, ya Ruhaya yari inkunguzi iragenda ngiye kuri gati cyuma cya Mucomo. Urumva nawe icyo bayikoreye. Ubwo turi mu nama isanzwe ngira ngo twayikoraga kuwa gatatu no kuwa gatanu, turi mu nama. Ubwo barahagurutse yazinze umunya cyane, yigize akara penge, yigize akara akajya ngumva ngibi byanyu ngo byo kuza ngo mwakererewe. Ubwo arabwira abantu bamurusha ubusiniya mu mwuga, arabwira abantu yaje gukora kwimenyereza abantu bamazemo imyaka ingahe, bamurusha na experience, bamurusha na audience. Ngo byo gukerererwa ngo mukaza siburi biri ngo ngiye ngo muzasanga nakinzeho urugi. Karenzi aramubwiye ati kuvubu mwirukanye mu kiganiro, ntuzagarukemo kuvubu kwenda. Nuko Anta yavuye mu kiganiro, urukiko abaragiye aguma mu nda y'isi gusa no kuri TV aragenda. Ari ubyiteye mu byumve, ubwo atangira amagambo rero akajya agenda avuga amagambo nibiki bariya ntibazabishobora. Yajya kubona akabona ibihumbi 2, akabona binga, akabona binga. Ishyari rirakomeza kugeza aho byabibazo byacu byaje. Ariko ubwo tukiri hariya nibyo nkubwira nti buriya hariho abantu batanatekereza, hariho abantu burya simbizi. Uyu Anta no kugira ngo ajye kuvuga, ushatse no kuvuga Karenzi, suko Karenzi muvugira, ariko Karenzi twarakoranye ndamuzi, nta mutima mubi, nta shyaragira. Karenzi niwe muntu ushobora no kujya kugusabira umushahara akavuga ati abakozi banjye dukorane mubongeze mugire gute. Haje kuvuka ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ndimo ndababwira ibintu bya Anta, ndababwira uburyo Anta tamenya n'abantu bamugiriye neza. Anta akabakora ikiganiro mu nda y'isi. Hari umukobwa bitaga Annette bakoranaga mugabo, byabiri bya mu gitondo baraza barabyatura. Bageze mu kiganiro urumva baranazindukaga, umutara amashaka kugira gute, ashaka kumufata ku ngufu. Ibyo mvuga nabisubiramo, Annette mugabo arahari, muzagende mu mubazi. Icyo nzi cyo abantu mwegereye Annette mugabo ndaba hano arahari, mugende mu mubazi. Ashaka kumufata ku ngufu. Ninde uri hasi ninde bibi kibazo gikomeye. Annette azarira yasarije agiye kujya muri RIB. Umuntu bita Karenzi niwe wahamagaye Annette aricara arabihosha aravuga ati mwoka byaramwe, uyu muntu najya muri RIB karaba cyane rwose, kandi yari kubihanirwa. Baricara, Annette yamaze icyumweru cyose ashaka Karenzi kinginga, arimo amwereka amubwira ati nyamuneka gira gutya, ashyira ku murongo. Ndakubwiza ukuri byari ibindi. Ubwo ndimo ndababwira Anta, ndimo ndamubabwira neza. Ibyo kuvuga ngo uzaza ngo uvuge karibuni
ngwino ubwo ngwino turebe ufite ibirwanisho byinshi cyangwa biremereye, turebe ufite imbunda z'imisaka. Njye hari byinshi mfite bro, hari byinshi mfite. Uyu anta Karenzi aramukiza, ndabyibuka icyo gihe twaricaye bamwe baranabicecetse kugira ngo bitagera ahantu kure. Tubishyira hagati yacu turaceceka. Aneti mugabo turakumakuma, nyamuneka turakomakoma. Byari bikomeye. Anta yari kuba yageze 19, yari kuba yagiye. Ubwo biba birarangiye, arakomeza arakora. Bya bibazo byacu aho biziye, ubwo urumva bahise bamugaruramo. Twebwe tugira gute? Badushyira pembeni ibibazo byacu. Murabyibuka ahantu byaturutse, abantu bavuze bati ni mubakureho, mugire gute n'iki byose. Tuza gusanga natwe atari ngombwa kuhaguma, duhita tugenda tujya kwishakira radio yacu. Natwe turagenda turavuga reka tujye kuba abagabo, natwe tugire gute tujya kwishakira ahandi indi mirimo, cyangwa se tujya ahandi gukora natwe, kuko twabonaga n'agasuzuguro kandi byari byo koko. Abantu kuza mu gitondo ngo nimugende turabahagaritse, byari ikibazo gikomeye. So ubwo ibyo urumva arabimurengera rwose, aramufasha. Aneti akuringa down, ibintu byose birarangira, aramwihorera n'iki byose. Ubwo biba birarangiye. Bimaze kurangira, ubwo urumva twakoragaho tukajya tuza nyine tukanyuranamo tukagenda. Nibwo mu kiganiro cyacu mubwire ko uyu mutipe twaramubatije izina rya Ndume wa Ndume, nubwo atararizi, kubera impamvu twamwitaga Ndume wa Ndume ni ukuruma. Ibigendanye n'amafaranga yari mubi cyane, yabonaga ifaranga kesura. Ubwo tukamamariza abagabo, hari umugabo w'inshuti na Trump yari afite icyo kunywa bita urwunge. Araza asanye isoko tukajya tumwamamariza mu kiganiro cyacu, tukamukorera neza cyane. Noneho umugabo aza guhamagara Anta, aramubwira ati rero ngewe ndashaka kubaha motivation. Iyi motivation mujye muyigabana nk'abantu mugira gute, nk'abantu munkorera akazi. Akajya mukubita inote ya 300. Anta kaza ryaza ntanatubwire ifaranga riri. Noneho umunsi umwe reka tujye hehe, tujye Musanze, tugiye kureba match ya Musanze na APR. Tujya ahantu hari akaresitora kari nko muri etage, tugiye kurya, turakubitana n'abagabo turasuhuza. Na Trump yari ahari, n'uwo mugabo w'urwunge n'iki yari ahari, turasuhuzanya. Aravuga ati ku butumwa bwanjye njya mbatumaho murabubona. Kandi kumwe na Karenzi turumirwa tuti kare ubutumwa buheze. Ati mucyo Anta nta butumwa ajya baha, tuti wapi. Yifata ku munwa, aravuga ati ndumirwa. Aravuga ati faranga rya buri kwezi 300 ndarisukuma, ati nta kintu yabahaye. Tuti umugabo arumirwa. Ubwo afata turuwasa araziduha nyine, ngira ngo zari z'uko kwezi. Aravuga ati nta kundi. Ubwo nyine yarabarumye, twamwitaga Ndume wa Ndume. Ubwo bihera aho ngaho. Ndimo ndashaka kugenda mbereka uwitwa Mucyo Anta uwo ari we, ndaza kumugeraho neza. Uyu musore gukoresha uyu musore wa umugabo araza, niba yarakubise umubare, aravuga ati uyu mupira, iyi siporo najemo, iyi mikoro mfite ngomba kwibyaza umusaruro. Ubwo nibwo yatangiye guhaguruka sasa kugira ngo ashaka noneho kujya mu ma equipe, ashaka yamenya ngo perezida w'equipe ameze gute, ese namwinjirira gute. Akabanza kaneka kuko uyu mutipe ni mubaya sana kumenya. Akavuga ati uyu muntu bite namunyurahi, namwinjirira gute, najya he. Atangira muri polisi nayo yabwiye ukuntu agiye kwimenyekanisha kuri afande. Ajya kuri afande, atangira kumwiyenyerezaho, akajya muhamagara akamubwira ati afande meze gutya. Abagiye muri polisi, agiye muri polisi atangira kukajya kugonganisha inzego, akerekana uburyo Mashami ari umutoza w'umuswa, akerekana uburyo abakinnyi batumvikana, akerekana uburyo abakinnyi Mashami yaguze ari abaswa ari fake. Atangira kubateranya. Bigeze kuri Mashami aravuga ati uyu muntu ni hatari. Mashami ubwe niwe wagiye imbere y'abayobozi ba polisi, aravuga ati uyu muntu natagenda ngenda. Anta polisi yamwirukanye nabi. Ubwo nagenda babwira ama equipe yagiye ajyamo. Bamaze kumwirukana ajya muri Gorilla.
yahagiye Yusufu mudaheranwa. Akimara kugerayo mu minsi 2 gusa yaramaze guteranya famiye abana nazi, yaratangiye kubagira. Akajya kwa Satani ko buriya biriya na biriya, ati buriya umuntu bizana ni shafi. Yajya kwa Shafata ariko buriya papa wanyu nawe si buriya ikipe igiye kumunanira. Yajya kwa wa mwana wundi ngo ni Shani, atari ko bimeze gutya, ati umuntu wazanye uriya mukinyi, ati umuntu wazanye uriya munyanigeria, ati buriya nawe nta kigenda, ati buriya nubwo ari mukuru wawe ariko yamuriyemo injawuro. Ikipe yarayiteranyije baza gushiduka bose bagiye gufatana mari famiye, baramuhinda vibaya sana. Ubwo ndagenda mbabwira anta uwariwe muri atenseri yarahagezeho ni haraye, Banyarwanda baramugate toka abaragiye Musanze. Mwarabimenye cyabaye Trump yamuhaye amafaranga, yavuze ati ndamanuka n'abanyamakuru 10 nabangahe. Ifaranga rarikacika raceceka, Trump yamwirukaniye hariya. Aravuga ati ndakubonye ntumbonye. Imusanze birananirana. Ye ubwo yarazi ko hari ikintu azarya imusanze. Ariko mara ya mwisho. Shawo uyu mutarama ateye ubwoba kabisa. Byanze ubwo bari conje bari tayari abayinaze muri reyo. Icyo gihe Ritayadi nibwo yarakiza aramubera beza kuko yatangiye kumubomba ridatangira kumubomba rida. Ritayadi bagizemo ubwoba, aravuga ati uyu muntu wamwiyegereza. Umutarama bagezemo atangira kuyobya Ritayadi. Ni hatari kabisa. Atangira kuyobya Ritayadi akamubwira ati mukora ibi, akamubwira ati munyura aha ngaha mukora ibi nibi. Ritayadi aragenda yumvira umuntu bita Anta. Ndetse muribuka ko na hari ingingo, murabyibuka hari ingingo aza Anta akavuga ati nabigizemo uruhare 100% kugira ngo uze. Murabyibuka ko yari yatangiye amuvugira neza, bigeze aho aramwipakurura kuko hari ingingo nta kintu yatanze. Ni ibintu byinshi uyu musore yagiye akora, ni ibintu byinshi umugabo Anta yakoze. Ntabwo nsubira muri message zo yagiye abwira Ramazani nibizi. Ramazani ukina muri APR message yamwandikiraga sinzi subiramo yo kumusaba amafaranga, mumenasa amubwira ati imisozi ni idahura ariko abantu barahura. Ati Foden, ati abantu barakenerana Foden, amusaba amafaranga bimeze nabi. Aramubwira ati haraho tuzahurira. Arangije koko barahahurira, ejo bundi aza muri APR asanga muri Ramazani. Aramubwira ati aha narabikubwiye, mwabonye Ramazani yongera kugaruka mu kibuga. Kuva igihe Anta yahagire mwabonye bita Ramazani yongera gukina. Mwebwe ntabwo mwamuzi ibintu uko bigenda, ntimwamuzi ko gahunda zimeze. Yaramubwiye ati aho tuzahurira urabeshya. None hagira ni ibyago Ramazani agira ibyago, noneho mu cyo Anta musangamo yanzika usarayimukubitira mu bomba rida, kuko ibyo byose byacaga hariya mu babamba gaconganisha ntabwo yo gukina. Ashyira hariya izo ni ingaruka ngo kuko batamuhaye ibiceri. Noneho muve kurayo mubazo bita Casemiro, umwana wo mu misozi miremire ndabomoye, mumubaze niba message za Anta atari nyinshi amusaba amafaranga. Mumubaze mubazo bita Casemiro, mbivugiye ahandi aripuye. Mumubaze Boneri ni mumubaze ahandi ari abantu muri hafi yo mubaze Boneri. Mwumve niba tayifa mba mbeshye, ibyo bintu mba mvuga byose bifite fact. Yamusabye amafaranga amumereye naba mubwira ati suku mohereza. Nkeka kari nabyo byagize ingaruka. Ejo bundi agiye kugaruka muri APR baramwanga baramumenasa bitwa ba Kadafi nabo ba Anta bamuconganisha, kuko nta kitu kidogo yatanze, kuko aba bana barisobanukiye barabizi. Urajya kwa Boneri yaguha iki? Boneri afite byinshi byo gukora, afite umuryango, afite famiye agomba gukora, afite imishinga. Bari abana bafite ubwenge we na mukuru we. Urajya guca hariya ngo uvuge ngo ibiki n'ibiki. Message ziraharara zifite. Tuvuga iki tureka iki? Tuvuga iki tureka iki? Uyu Anta byageze ahantu aranakubitwa, niwe muntu wakubiswe KO, icyo bita knockout.
yakubiswe ingumi na Kwizera Olivier yamaze icyumweru adakora avuga ngo ararwaye. Kubera iki? Yari yarabuze ahamenera kwa Olivier Kwizera, agahora mukasa kugira ngo Olivier amuhe ifaranga. Umwana w'umuhungu yari yaravuze ati ngewe nzaguha dawa nitakonyesha. Yaramubwira ati mfite dawa yako. Ingumi yamukubise ikintu bita ingumi iriya ntago yapimaga ibiro nka 500. Yamaze icyumweru ataza ku kazi. Nge ndababwiza ukuri mubaza abantu bari Bugesera barabizi. Mubabaze. Aho hose arahazenguruka avamo. Muri Rayon Sport yari yarayobeje, mwarabyumvishe. Ngira ngo nejo bundi mwarabyumvishe yamukuyemo. Arimo yadukira umugabo nka Namenye. Arimo abwira president ngirukana Namenye ngo numwaperi, ngo irukana ngo Namenye. Kubera iki? Namenye yaraje acuburura. Namenye yarahageza ciyo connection aravuga ati president barakubeshya, kuraho. Arabyanga. Uwo niwe hanta. Nuza kuvuga ngo araza ngo araza ngo kumena umuceri. Nuza guhimba kaburi ibyo ahimba. Ngo abantu ngo barabetingaga. Iyo depression irabamara. Iyo depression irabica. Mwari mwaramaze kuyabarira, mwari mwamaze kuyapangira. Benshi mwari mwarihaye ingendo z'indege barabishyuriye amatike ngo mugiye gushaka abakinnyi. Mwari mwarabashyize on hold, muzaba abo bakinnyi barabaseka ahubwo. Iyo ni depression. Apera ahubwo turayirokoye. Afande murakoze cyane, bafande bacu murakoze, muyikuye mu menyo ya rubamba. Yari yaramaze gupangirwa. Buri muntu wese yari afite abakinnyi nka 3 bangahe bari baramaze kwipanga akazi cyane rwose. Niwo mushinya, niwo wumva ngo basohotse, niwo wumva ngo nzaza nsubize. Niwo mbere ko atavugaga ko yari yarihishe ko yaracecetse. Ariko ikiguri turakibomoye dushyize hariya ngo hari za operasiyo ngo hari iki. Ndababwiza ukuri muzaze, nge nditeguye. Muze ahubwo muze ni content ahubwo. Muze n'amakuru yari yarabuze ahubwo muze dukore muze. Ntasoni. Uwo niwe mucyo anta biganiro. Uwo niwe umuntu ngewe ndakubwiza ukuri. Hanta urajya ugaserereza abantu ngo mububari. Hanta urya gahera kuwa mbere rya mu bakinnyi mu ngo z'abakinnyi. Icyakura ndabivuga mbihagazeho, nakubwira n'abakinnyi nuko nanga kubashyira mu ntambwe. Ni hafata icyakura. Warangiza ngo uraza ngo kuvuga ngo urakanga. Mu bakinnyi mu ngo z'abakinnyi my friend. Ni icyakura gikubitirwa, ni icyakura kigiza gitye. Ntasoni. Warangiza ngo kuvuga ngo ngibiki ubu se ko wumva ngo narakoreshwaga ngo na Eto. Niyi Rayon Sport bajya kumwirukanamo ni Taifa. Niyi Etincelle bajya kumwirukana ni Taifa. Polisi bajya kumwirukana ni Taifa. Gorilla bajya kumwirukana ni Taifa. Ahantu hose ugiye ko baguhinda se. Kuki ahantu hose ugiye utahamara umwanya kuki baguhinda? Kuki ahantu ugeze utahatinda bro? Numvisha wikara kubeshya abantu ngo ufite ibibanza, ngo ufite inzu. Tubigarukeho inzu y'umwana Kedi, umuntu nkawe Kedi wakoreye udufaranga twe. Inzu ihagaze miliyoni 15 mwiba umwana mumuha miliyoni 4 muri Rambere. Nzabigarukaho bro, nzabigarukaho wowe na Ragi. Umwana muramubeshya mu mujyana mu rusimbi rwa biyari. Bakajya barara bakina biyari we na Ragi. Ageza aho murya miliyoni 2 n'igice urazimuha ufata Rambere. Mubwira wakugurije indi. Mubwira kugurisha miliyoni n'igice kugira ngo zibenye. Ni inshuti yanjye ntabwo namuvuga, reka mureke ne kumushyira muri duel.
nibyo mvuga ibi bintu, ahubwo ibi bintu nakubwiza ukuri nari bigomba kubyinjiramo. Umwana yakoreye amafaranga ye, umwana yarayavunikiye muri APR KD, aremera kuri igipangu cya miliyoni 15, igipangu kigendera muri Lambert kuri miliyoni 4. Can you imagine? Mu bintu byagiyeho injyama, mumubeshya muri biyari wicaye aho bahari umuhereza Lambert, muramwandikisha ngo vuga ko ngo nibigera itariki niyi ngo vuga ko ugurishije inzu urayirundura. No, uravuga inzu wariye mu mahugu, inzu utakoreye mu mafaranga yawe, warangiza ukavuga ngo utunze inzu. Izo ni zanzu zubatse ku misenyi, umuyaguza ukagusha. Ibintu by'amahugu ntibiramba, ibintu by'amahugu ntago biramba. Ndakubwiza ukuri, amarira y'uwo mwana azakomeza kwirukemo, amarira ya nyina ubwe azakwirukaho. Ngufite inzu, ngufite ibibanza, nta soni. Inzu ko wayibonye ntukuzi. Tuvuga iki bro? Tureka iki? Hari ibindi byinshi ndimo ngenda nkwepa, ibyo ni episode tuzabizana. Uraza ukanga ngo naratumwe ngo nkorera eto ni iki? Nabura kujya ku kazi kanjye, ngewe nabura kujya ku kazi kanjye ngo ndajya gukorera eto se ni data? Ngicyo nakoze kwari ukwirukana gengera amajyambazi, kwari ukwirukana abajura, kwari ukwirukana abantu barya ikipe, kwari ukwirukana. Murebe ibisigisigi na n'ubu ikipe imeze ite? Bafana nimuhumuke nimurebe, igihe kirageze ko tuvugisha ukuri. Nta soni. Nta soni. Ibyo byose tubyirengagize, tubice ku ruhande. Uriya mwana ngo nikeda marira ye, urabeshya. Icyo ni ikosa rikomeye cyane wakoze. Utuntu umwana yakoreye uraturiye. Indonye zose wagiye waka bro, indonye zose wagiye waka, izo zirazwi. Tuvuga si byabereye muri za Sekafa, tuvuga aho mwagiye mujyana na APR hose. Izo ne episode nzazizana zaziripura. Kandi byinshi bizafata n'abakuyoboraga, bizafata n'abashobuja. Mwese kwa ujyumura bizabafata, kuko noneho ni ibintu bifite ibimenyetso byo simusiga. Mutagira ngo byo mwivugisha. Nta soni. Ngo rero nguraje ngurakanze ngo abantu ngo bajya aho ngaho ngo baceceke. Abakinnyi warabakanze warabamaze kubera mikoro, abaperezida b'ama equipe warabatitije wabahinduye bahabwoba. Nimutagira gutya ndabavuga nakoze ibi nibi. Uburyo wariyereka itoma muri APR turabiyobewe, uburyo bakuzanye, uburyo wabomoraga bakadafu, uburyo wabomoraga bamukasa, bakavuga bati reka tukuzane, bakakuzana aho mwicaye mavuge. Ibyo bakwemereye bagatangira kukwemerera ngo kujya gushaka abakinnyi. Kwikubitiro ni wagiye muri Zambia, abakinnyi bakanabapinga bakabasuzugura kuko babonaga nta n'ubushobozi mu bifitiye. Hatangira mugatangira kubwe ukamutangira kuvuga ibintu biraho. Inkweto wasomaga wenda kuzica bigarukeho ngo karakazi ku buryo ukore kwidakorwa. None se kuvuga ko wanze kuvuga ikipe ufana, buriya ntiyigaragaje. Niba ugiye gufata igezi ukayisoma, ugafata inkweto ya Rwatubyaye ukayisoma, ugafata igezi ya Rayon Sports ukayisoma, gusoma igezi ubwayo ni iki? Ni ikipe ubukunda ubufana. Warangiza ukaza kubeshya abantu. Nta soni. Uwo mutangazaji utuka siwe wirirwagaho, siwe wirirwa guryamye. Niwavaga gukora aho ngaho ukagenda siwe wafatira girigara. Ubugari Abduru yatekaga sibwo waryaga. None utangiye kuvuga ngo aracira inkonda muri ibagirwa. Nge twari duturanye na ino hariya mu Gihogeri, narazaga no gusangaga kwa mutangazaji buri kanya ni wabaguri.
umukozi wa Mutangazaji bitaga Abdul ubugari yatekaga niwe wa mbere wabukataga my friend, waraburyaga vibaya sana. Niwo muhaga no guhumeka. Abantu benshi wagambaniye wirukanishije abantu benshi baheme barahageze, abo bose tubisubiremo uburyo mwabirukanishije. Abo bose tubavuga abantu mwirukanishije hariya utabashaka. Ntiwirukanishije Mukude arwaye nsabye imbabazi ubizi ukajya kumwirukanisha, wungutse iki? Ubwo ni ubugome. Ndababwira hanze afite ubugome bwihariye. Hari n'igihe ureba ukareba niba afite ubumuntu muri we ukumva simbizi ukuntu ateye. Ni wa muntu wo kugenzura akamenya icyo umuntu afite, akamenya icyo umugenzi wawe. Urirukanisha Mukude amafaranga ahembwa ngo yahembwe. Ni umuntu uraho ngo abantu bose bari baramurambiwe. Antagaruka ashyira ibintu ku murongo, va muri ayo. Numvishe ngo wanaseze, niba waseze simbizi, I don't care. Icyo uzakora cyose simbizi. Ariko my friend, wabangamiye umupira w'amaguru, wabangamiye abanyamupira. Naba natwe mu gihe twakoze twarabomoraga ukavuga ikintu nta zindi nyungu ugamije, ariko wowe nta soni urahurirata ngo ibiki mu bintu wakoze. Message zirahari, ziriya message bari abakinnyi bazifasha bakazijyana kuri RIB n'ikizibiti. Urabeshya ngo barazihimbye, hariho amazina yawe. Mucyo Hanta ninde wagiye kuguhimbira? Ninde? Mugabanye uraza ngo kumena imiceri. Uramena iyihe uza kubeshya, uza guhimbira abantu? Uzaza n'ibiribyo uvuga ibintu biribyo nawe ureke guhimba. Nk'ibyo ndimo mvuga, izi ni fact. Ibi ni ibintu byinshi ngiye nshobora kugira. Hari ingingo tugiye tukamubaza none hanga ntiyabyemeza, ntiwatangiye kumanuka kuko nta kintu yaguhaye. Uvuga ko ari wamuzanye muri reyo, muri polisi byagenze gute? Muri gorira sinahavuze, Etenseri na Musanze sinahavuze. Kwizera ajya kugutimbura byagenze bite? Ni ibintu byo kukurambirwa my friend, ntago ari byo. Uba ugomba gukorana n'abantu neza. Ubwo rero ushe muri APR ngo uzaharamba, ntago nari kubyemera. Uzengurutse ayo makipe ngo ushe muri APR, barakubeshye, ntago nari kubyemera. N'abandi bantu bose bibeshyaga gutyo, ntago nari kubyemera. Ubu turanezerewe, turatuje, turishimira ubuyobozi bwacu turabushimira. Nimukomereza abo ababi bifu birebire rero, abinda bazana inda potere yambari ucabe kwa mentari. Ntarekeraho. Abo wariye warabariye, abo wibye warabibye, ibyo wibye warabyibye, ibyo wasahuye warabisahuye. Ntarekeraho. Indura yigaburira ariko inda ntihaga. Indura yigaburira guteranya n'inshuti n'abavandimwe. Inda ntihaga my friend, gabanya, antagabanya. Uri muri iteranya n'abantu, uri iteranya na societe. Ntago ari uko bimeze. Nta soni. Urazwa himbira abantu nkanjye ngo ngiye ngo nkorera abantu. Nkorera nde? Naje kwirukana icyo kiguri. Ubusa nibyigaragaza, ibisigisigi byanyu biracyari muri APR, biratuma ititwara neza. Murebe ibintu mwatuguriye. Biriya ni ibiki? Bariya n'abakinnyi. Nta soni. Ubwo rero wari wipanze wagiye muri runza, nkubwira abakinnyi bawe babiri wari witeguye kuzana muri APR. Iyo ni depression. Abakinnyi babiri ngo wari witeguye ngo kubazana muri APR. Nimubajyane mu ikipe yanyu, nimufonde ikipe yanyu mubashyiremo. Ariko ubundi ko mvuga ko muri abanyamafaranga mwashatse ikipe iyobowe na Kadafi. Imana ishimwe ko ikiguri cyabomotse, ikiguri cyarabomotse. Ibyo nakubwira rero Hanta, ibi ni bike, ibindi biracyaza. Wakoze ku gitsina kingwe uzingira sinziriye, ariko ingwe ibiri cyonjo. Icyo nakubwira rero karibuni. Numvisha uvuga ngo ndagutegereje, content ahubwo yabonetse, ngwino. Aya masaha nanjye mbari tayari kabisa. Banavuye kuri shift yanjye, nakoze yinjiye, ngwino, karibuni. Nundi wese uzaza niko tayari. Ibimenyetso ndabifite 100%. Nari mfite informa hari, ibintu byose birahari. Nzabigarukaho no muri Misiri. Mbabwire umukobwa w'amabuno winjiye muri hoteli, mbabwire n'uwamutegeye, mbabwire n'uwahamugejeje. Ibyo bindi biracyahari, naracecetse.
nzababwira umukobwa wategewe special ari hariya n'ababi bari inyuma vyote ni kumwa. Mukore subscribe, mukore like, mukore na share, then tujye dukomeza tuganire nk'abantu b'abataramu. Asanteni sana, reka nanjye ngire gutya mbabwire ni hasta la vista. Muri abantu rero b'abataramu, kandi inkuru mbagezaho nta gikabyo, nta kongeraho, nta no kugabanya, mbabwira uko imeze yose nkuko yakabaye.